abakatolike n'abayehova, abahirika n'abaporoso, abatampera n'ababuranamu n'abamasayi, mu masoko no mu masinagogi, mu tubari no mu tubyiniro, mu misozi no mu bibaya, bose bari bamuzi. Abakecuru n'abasa, abana, inkumi n'abasore, abasheshe akanguhe n'amajigija, bose baramukundaga. Mu gihugu cyacu East African ndetse no mu Burayi hose yari akunzwe. Uwo nta wundi amazite ni Musabyimana Gloriose wavutse mu 1989, avukira mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu ni wa muhanzi witwa Gogo Gloriose twese twamenye. Urugendo rw'ubuzima rwa Gogo ntabwo rwamworoheye na gato, kuko mu 1994 aho yari amaze kuba afite imyaka 5 gusa, Gogoze umubyeyi we papa umubyara yahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, asigarana na mama we. Hanyuma ariko nawe mu gihe gito nawe aba yitabye Imana. Gogo Gloriose mu buzima bwamworoheye na gato, kubura ababyeyi ku myaka ye mikeya. Yaje kugira amahirwe akomeza kurerwa na nyina wabo wari usigaye, amurera neza ndetse amutoza inzira yo gusenga, aho basengeraga mu itorero Anglikani mu Rwanda muri Diocese ya Gahini. Gogo rero mu gukura kwe yakuze ari umwana ukunda gusenga nk'uko nyine yari yarabitojwe. Hanyuma ajya muri Sunday School, mu ishuri ry'abana ry'icyumweru. Yakuriye yubaha Imana n'abantu. Gogo kandi yaje kwegera hejuru amaze kubyiruka, ajya muri korali y'urubyiruko yitwa Umucyo, yaho ngaho yasengeraga. Aho niho impano za Gogo zatangiye kwigaragaza, aho yamenye neza ko ari umuririmbyi by'umwuga, ndetse akaba yifitemo n'impano yo kwandika indirimbo zisingiza Imana, yandika ibihimbano by'umwuka. Gogo yarakomeje rwose akwana. Hanyuma bimwe mu bihimbano bye, nk'aho yahimbye indirimbo ya Noheli yitwa Uwo Mwana, yanakunzwe cyane. Ariko iyo ngiyo ntabwo ariyo yatumye tumumenya nka Gogo, ntabwo ariyo yamuhagaritse kuri stage, ahubwo Gogo Gloriose indirimbo kwandika ndetse yatumye akundwa cyane, haba hano mu gihugu cyacu, muri Amerika, muri Aziya, abantu bose bakabimenya. Muri East African bose bakamumenya. Ni indirimbo yanditse muri rurimi rw'icyongereza, ndetse dore ko yavugaga indimi zombi, icyongereza n'ikinyarwanda. Yanditse indirimbo ivuga ngo Every day and you need blood of Jesus. Iyo ndirimbo niyo yamutumbagije, imushyira ku stage menshi atandukanye, imuhagarika mu bakomeye. Indirimbo irakundwa, twese twarayiririmbye. Waba unaryamye ukumva mu mutuzamo ingoma za Everyday. Yewe Gogo indirimbo iragenda imugira Gogo karahava. Hanyuma rero nyuma y'igihe gito, Gogo yatangiye kujya atumirwa ahantu hatandukanye, harimo Tanzania, Uganda, Kenya, mu bitandukanye bihimbaza Imana. Gogo yakoze umurimo w'Imana mu gihugu cya Uganda, aho yari amaze kujya inshuro zirenze 2. Gogo amaze kuhagera yari asanzwe n'ubundi agira indwara y'igicuri. Ntabwo rero icyo gihe byamugiye neza, kuko Gogo yafashwe na ya ndwara n'ubundi. Abo bari kumwe harimo management ye, abari bamuherekeje, bagerageza kumwitaho, baramusengera nk'uko byari bisanzwe bigenda, kubera ko ngo iyo yabaga afashwe n'ubwo burwayi baramusengeraga. Hanyuma rero icyo cyakunze, kuko Gogo yaje rwose kuremba, bamujyana kwa muganga, aho bamujyanye mu bitaro biri Kampala muri Uganda, mu bitaro byitwa Kengelo Doctors Center. Bikaba biherereye mu murwa mukuru wa Uganda, ari wo murwa mukuru witwa Kampala. Aho niho Gogo yaviriye muri uyu mubiri. Baragerageza ariko biranga. Gogo ku buzima bwe bwite, hari ubuzima atakundaga kugarukaho bujyanye n'urushako rwe. Ni ibintu rwose yagiraga ibanga, ntabwo yabaga yabivugaho. Nubwo bivugwa ko Gogo yigeze umugabo, ndetse bakaba barabyaranye umwana umwe. Ayo makuru hafi. Gogo rero yatabarutse tariki 3 z'ukwa 9 2025, nibwo inkuru mbi yatashye mu matwi yacu, ata mitima y'abakunzi ba Gogo. Igihugu gicika umugongo, turakangarana ko Gogo we yararangije urugendo rwe. Bivugwa ko Gogo ku binyamakuru tubikesha ko Gogo yari afite umutungo barirwa mu 10,000 by'amadolari. Nubwo ayo mafaranga yari make ku rwego rwe, ariko nanone Gogo ikindi byari umutima mwiza, ahora yisekera, yishimye. Nta butunzi bwarutiraga Gogo kumva afite amahoro abanye n'abantu neza.
Gogo kandi ahantu hashimishije, yari amaze kwamamara, amaze gukundwa, hanyuma nyine kuri eshatu z'ukwa cyenda Gogo aba aratabarutse. Gogo urugendo rwe rw'ubuzima ntaho rwarangiriye mu gihugu cya Yuho, yaje kuvanwayo umurambo we ugashyingurwa n'ubundi mu karere ka Rwamagana aho yavukiye, ni naho ubuzima bwe urugendo rwe rwarangiriye, hanyuma ashyingurwa aho ngaho. Reka tugire tuti gukomeza uruhukire mu mahoro ya Nyagasani, ijuru ryo wararikoreye, twizeye neza ko abamarayika bakwakiriye ndetse ukaba utuje wararuhutse imiruho n'imihate by'iyi si. Tuzagukumbura mu wawe, mu biganiro byawe bitandukanye, muri cya gitwenge kizira imbereka, tuzagukumbura uruhukire mu mahoro, hanyuma imirimo yawe ikomeze ikuvugire mu ijoro. Bakunzi bacu rero, nubwo buzima bwa Gogo Gloriose twe twabaye, mwibutse ko hano ari kuri Star 204 TV. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe uzajye ubona ibiganiro byacu bitandukanye, kuko hano haca ibiganiro bitandukanye, by'ubuzima, by'imibereho, byo kurukura ibintu bitandukanye. Hano uzahungukira ibintu byinshi bitandukanye. Mwakoze rero kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Bye bye bye.